Ndi papa sava. wabipanze ute ko nta n'agafanta mwamubwiye papa sava papa sava arabaza udakora gutya arabaza mu abantu muri kure Papa, oya ntacyo ese wagashize hano munsi oya ntacyo ntibijya bisiga ahubwo kugira ngo mu gitabo mwibuka babandi bose twagurije sibyo barishyura oya barishyura harimo abatarishyura digidigi yari twamaye ubushize ntarayaduha ahubwo araduha inyungu uyu munsi yari yagaruka ese yari yagarutse sinzi yari yagaruka yavuye mu bukwe urumva rata digidigi arahari sawa nawe yarambwiye ngo ari mu nzira ariko arabishyuye oya barishyura n'inyungu bakayizana bakanyishyura neza bazana borudero ntabwo bose bayazanye hano ahubwo ngira ngo we igihe waburaga akanya ko gusinya tukagusinyira urava aho udusinyiye muri hanyuma mbanzi ko nta kibazo oya ntacyo ntabwo twakwiba umuntu amafaranga ngo nuko umwe yabuze kandi dusangiye hanyuma rero nawe wamubitsi dore kujya utubwira udufaranga dusigayemo ejo tutazagira uwo tuyemerera kandi abo twahaye barayamaze dore twe tuba mu mpapuro ariko nibyo ariko kuri banke aracyari amahoro wa muhungu ntazapfa vuba se twamuvugaga ari kwireba ntabwo uzapfa muri abo iyo wari ukuvuga nabi uzi ko yewe nuko turi inshuti zawe nawe wakuvuga nabi nawe ubundi ubusanzwe umeze gute turabishita ndabona karibu ya umeze gute mwana kadatinze uri ku micyo kabisa ndaho shamicho se yahe wa mubyeyi we n'amazi yo hanze yamuguye neza n'amazi yo hanze yakuguye neza ariko ari muvuga iby'amazi bana n'ubwa mbere mbonye hano basabuni oya se haba amasabuni bana ubu koraho gutya gusa igifura kigakubagira ukajya niyo yatumye utamura inzoga se ko nawe karabye ndavuga nti mwiriwe uhuje n'ibyo nabazaga se pasiteri Ntago mbumvirije oya none binjiye kukubaza ko akundi wari wabimbwiye ibyo kunywa no kurya duhita tubikora ubu ngubu cyangwa n'inyuma hari abandi dutegereje reka nibabanza bakagera hano sibyo uraza turebera ko turaba dukomeza gahunda hanyuma ko agashingwa ryinyo turaza kukubwira turi hamwe ariko rero gahunda hari nta kibazo nyine mba nanga yuko wenda mwavuga muti twe turasoza inama tugenda noneho najya gushyirishaho komande mukamamagara muti oya ntabwo turabo ntabwo turabo inama nziza rero digidi ariko my friend digidi biza cyane baho mahoro ubiguraguza uko noneho twarwanye nabyo umva buretse turabaca amande yo kugira inama oya nuko tutaheruka twihaye iminota nyine yuko turabaca amande nibongera kuvuga turavuga oya sibyo urukumbuzi namubwiraga inkuru y'ibyago twagiriyeyo ibyago ubukwe bwaje kuba gabura nuko nanze kubibabwira ariko ngere yabimbwiye haje gukwama ubukwe se wagiye mbabura wagiye ejo bundi waratanze amafaranga nakuri ugiye kubutaha uzi ibyabaye ntabwo ubukwe bwabaye reka da ntabwo bwabaye ku munota wa nyuma neza bamaze gushyira ibendera ari imbere byatangiye bite ibyapfiriye muri dote byapfiriye neza imbere ya opeji no ku imbere ya skype nuza n'igisifu twamwitaga gitifu wawe ita civile wawe sinyawe bari kimwe kuba ufite si ibintu bigize noneho ukuntu byagenze twe twaragiye turitegura mu by'ukuri nahagurutse harya byari nka sanga buriya se indege ntihagurutse nka saa 2 kuko wajya yari mu masambi yari saa 2 kuko yajyanye niyo mu Bubiligi bigomba guhagarara ubwo mfite isombe mfite amajinjanye n'udusonga bugari mfite imbuto mfite utuntu tw'udutebe burabagira umuco ugatebe nabwo bino by'iwacu byo kwicara ku ntebe bakambika umuntu intuza cya kintu cyanditseho ngo you will marry me ngo groom to be aha yego urumva cyangwa nibwo bicyaduka ya makamba nibwo bicyaduka ubwo nabyo ntabijyanye n'abikoresheje za warakoze mubyeyi warakoze mubyeyi yawe
yaragiye gusezerana n'umubyeyi ariko rero bamutumye bari bamutumye dusonga bugari wabyandikishije se mu ruhe rurimi mu cyongereza urumva noneho ndabijyana ubwo ku kibuga cy'indege nyagera bati bite papa digital uzaze bakuze nigege bugiye hatse batugiye hatse ngiye hatse buko baransaka abayuriye rutemakire bana baruri nari nicaye hafi y'ikizuru neza hariya ku buryo umupilote yakubitagamo vitesse inyumva ariko dore imikuku iba mu kirere bw'ababyeyi dore ibigunguzi iba mu kirere indege igakata dore wabonye feruje ntahinduka ntabwo zinyura naho burya imwe bica kuri indi ica hirya ahubwo zikubita twa tuntu tw'udutara ibintu by'ibinyoteri nuko mutarayijyamo indege noneho tuba turagiye ikajya idepase rwose ikamanuka imikuku ukayumva neza bisaba ko ufite umutima ukomeye mwabavandimwe yewe data we kandi ubwo navuye hariya ku kibuga cy'indege nakubwe ariko kwa kuntu rero nicaye nyuma y'ikizuru umupilote yakubitagamo vitesse akakubita vitesse ikamanuka mu mukugu wumva umutima ugiye kumvamo ndihangana ndavuga ni ndayajyana nyagezeyo mukoro bashyire se yararimo umva nyine ndikaruma ariko imigunguzi ibamo hariya ikubita imigunguzi igakubita imigunguzi dore amakorosi ngo nyungwe igwigira amakona dore amakona aba mu kirere mw'ababyeyi yakataga amakona twese nta muntu n'umwe wigeze mugahengekera uruhande rumwe tugahengekera uruhande rumwe mukagaruka urundi yampaye nka rero ariko imana izabafashe nimuzapfe mutagiye mu ndege no agahinda gakomeye cyane ubwo tuba turagiye tugeze Kanombe haho ubwo ni kuri airport baransanga umuntu afite igipakarite cyanditseho ngo papa digital welcome urumva nibona ndi hariya mu birahuri bagiye gucamo bati buratse bagomba kubanza guteramo iki visa nako kashe indikita yuko mageze babanteremo kashe ngo muri passport uko mageze bari kubise kuri ka kamodoka kameze nka tumwe tujyana abantu hari ribara hari abakina golf mu by'iboro bakubita gutya buriya hari utumodoka tuba muri aeroport tugufi bakankubisemo imeze nka VIP birumvikana abana baza batira mutipe uvuye mu Rwanda rakaze ako ntago gasohoka mu kibuga oya nako gutembereza abantu nako mu kibuga gutemberamo oya niko bantwayemo kakujyana kuri imodoka kandi ubwo imizigo yanjye nayiboneraga nkiriya ruguru nkuko uri kuryanya izigusanga uri kureba umuzigo hariya kuruza ku musigiti hari iruhande rwa Kakigali za majengo ntabwo byivanga bumva baba bashyizeho kashe bashyizeho n'akaranga ngo babyandika n'amafoto none marete yanjye nkaba niri kumurikira uko nyina nka utarajya mu ndege marete murikira pa ibiraje nazasome zibazingezeho n'ibindi byose yarazanye umuvandimwe nsanga arantegereje bamwita mu modokari bicara araba batanu ku ntebe y'inyuma abandi batatu imbere no kwa shoferi uretse shoferi wenyine ku mugenzi haba ari batatu imbere mu kizuru kwa shoferi inyuma ni batanu cyangwa shoferi nta muntu yakije nukuvuga ngo ivatiri ya karina nk'ingi ya ntuza ya kirimbo itwara 12 babankubisemo nta kumenyana ntaki buri wese agenda avamo bitewe n'aho agiye buri wese bitewe n'aho agiye turagiye pa tuba duhagaze ahantu ku kabutike mafashe ji urabona rero kubera ko twe tuba turabona abantu basobanutse ntabwo dupfa kuryagagura urumva noneho tuba turagiye babaranjyanye bati se urajya kuri hoteli ndabwira nti no kubera impamvu uko natinze reka njye mu bukwe bw'umuvandimwe ubwo rya koti ndacyarifite uri kurigendana ndi kurigendana na ya varisi y'amapine nyikuru tuba turagiye tugezeyo turicaye baraza indimi zaho urumva zari kunjuro fe bakoresha français tivaye na français bavanga n'ururimi rwaho navuyeho nkamenye kunjuro fe raburete rose vrai je vois urumva ndavuga ni hahane yanjye ariko ndavuga ni nziya mini yanyivuge abakobwa baho kuntu bankunze yaba batata we kakarungwa se kaneza raka se nasubira y'amafaranga y'indege wagize ngo napfa kuyabona ariko urukundo baracyari kuguhamagara bamenye ko waje reka n'abantu nazaniye utuzigo barimo kumva bamenye ko waje ubwo mbandagize ndangije ebana tuba tugiye mu by'ubukwe rero ubukwe bwaho bino bavuga ngo ngusaba umugeni ngugira gute kare umuhungu ajya kumwifatira ku mukobwa iwabo umukobwa akagena nta byase kuru nta byanye ibi by'umuco byacu dufite umuco mwiza buriya umutipe tuba turagiye turamufata
bamukubise mu modokari base na ba nyina nabo burira amamoto Bisanzwe gutya. bisanzwe nta bintu birenze tuba turagiye naho ngaho ku murenge waho ngo ba twikubisemo dutegereje nde dutegereje eta civile waho urumva abaraje ati se bimeze biti umukobwa ati reka nihagarike turimo imbere bo baba bafite n'utuntu tw'utuziki twabucece twumvisha akaziki dutegereje umukobwa umunota 5 reka da 10 reka da 15 reka da ubwo Marena yicaye inyuma nanjye ubwo ndi pare nicaye aho ngaho inyuma y'umugeni ni musore iminota 20 reka da uwo muntu usezeranye atangira kuvuga ati bimeze biti turumirwa umutipe abafashe telefone yanjye yarirwa amayinite ndamutije urumva abahamagaye nde abahamagaye wa mukobwa kandi yagiye kwihagarika yagiye kwihagarika urumva turamuhamagaye reka ta telefone yanga gucamo turongeye turahamagaye telefone yanga gucamo turahamagaye yanga gucamo tarasi umukobwa uyikuyeho ikaba kompoze ndavuga ni se ibi bintu turabyitwaramo dute sibwazo umutipe asohotse ageze hanze abahuye n'umutipe wari uri gucuruza amazi bano bikarito aramubwira ngo umugeni ngo yuriye moto yagiye umutipe yaje apfuneka nibwo message yaguyemo ngo bivuyemo ngo urukundo rwanjye ntarwo nyigwaye ngo ubukwe burapfuye ariko rero naguciye mu ijambo buriya digidigi ngiye buriya nuko nari naranze kubivuga urumva ubundi uriya mukobwa nabonaga ko adashobotse kuko njya mbyibuka umunsi aza kurara iwacu uribuka ko ashaka ko turarana nkamureka nkajya kwirarira muri salo narebonaga ko atazubaka uwo mukobwa ashaka ko turara mu cyumba kimwe urumva yari yoroshye twebwe ikintu twari tutagetinze kubera ko bafite rati imitungo uwo mujama twarambwiye tuti we murongore urumva n'ubundi n'ibifaranga uzaba wiboneye tuzakubita uwa 2 wa 3 tuhamara ibyumweru ntuzi ko nagomba kwamara icyumweru tuzagera nyuma y'icyumweru dufata ibifaranga twigarukire niyo gahunda ubundi twari dufite noneho umukobwa yarabavumbuye ntabwo yamuvumbuye ahubwo umukobwa we yaje kubivamo yari umukobwa w'umurara ntuzi umukobwa w'umurara anywa amatabi urumva bya biyoga bimwe by'umweru bimwe by'ibyuye urumva ariko none nkavuga ni umutipe kuva umukobwa yaramwijije gwibambajeho reka gira ate reka bakora uko twigarukire ahubwo umukobwa uko yakagiye ntibaranyiza inyuma akagwa ibintuza bikamufaranga kamwe n'ibindi bintu ntazi nuko n'ubukwe bwapfuye ubwo rya koti urumva wa musore yararyambaye sinagombaga kurimukuramo niko bimeze bya bindi byose nagombaga kujyana n'iki n'amakado yanyu n'ibiki byose ndicara ndavuga ni nta kundi byagenda tubiyagira nde tubiyagira famiye y'uwo muhungu turabisiganira ukuntu ubukwe bwagenze niyo magenzi yawe rero ariko yarabimbwiye muraho mera mbibabwira ikintu se gihari urumva abantu se bose ntibari bazi ko nyine dutegera umuvandimwe ngo agende urumva twese twari dufite gahunda yo kumwerekeza ariko dusana kure turabareka tumuteranirize agende agire n'icyo abasigira yego urumva nubwo bibaye gutyo aze kuguha tike y'indege uyishyiremo isanduku nyine ushyire mu bya depashwe tike ariko tike haje kuzamo ikibazo uzi imvura yari iriyo ya ngwino haranyerera hari imvura umuntu aranyerera akaba yaturuka nk'hano kuntu uzana ishorongi akamanuka kuruza akabuno agahinguka Nyabugogo kubera kuhanyerera oya mva impamvu oya byo muri cya gihugu bibizi kubera ibiza bikabije akabase oya nari ngiye kubwira ikibazo cyo wagiyeho kuyigarukira barayimaye aho ikibazo uko nagiye kumeshesha imyenda naribeshye ntanga ya pantaro bayimesera kandi babishyira mu mashini reka nitaye mu muvugisha oya njyewe ni ukuri reka ntunganire digidi nimba mu y'Imana njye amakuru mfite muri biriya bihugu habayo ikintu cyitwa ibiza imiyaga amazi imvura atemba ibintu byinshi c'est pas possible wagize ate oya bishoboka bite mu Rwanda nyine ariho yayitaye bari kuyifurisha aka kanya oya na ye baba we mana we tubyitwayemo gute ntabwo bishoboka ni kuko si ibintu byago kuko biri kuri kugenda cyane tukavugana mu kanya kurira shawaye digidi bigenze bite habaye iki digidi abudu
abayikise Abdul Karim ubu kwera ibi bintu koko bigenze bite se ubu dusha Abdul Karim bigenze uteze komana kamyira mwishi ya rabbil alamin wallahi wa akbar ya Allah niyo telefone ari kuguhamagara Abdul Karim arapfuye udurukarimu ngo ebana ngo aseseye mu kindi gikamyo ubu ngubu barimo gucomora ngo inyama mu kizuru cy'imodokari kabisa ngwaheze inyuma muri kaka sumwe wimukina bo ya ngwaheze muri moteri oya ma agonganye n'ikamyo iramwuriye kabisa umbwire ko Abdul Karim ya Allah urafya ya Allah ya Allah Allah akbar ya rabbil alamin inna lillahi ya uzi ko niwe muntu yewe ntuzi abaturanyi banjye bari yego hariya nabanje kuba uzi ko nta numwe twari twahurira mu rugo ariko we yahageze akaduhuriza mu rugo na Abdul Karim Abdul ya Allah cyangwa kabisa ntumbwire ko yakamyo nshyashya mani ya esanse bamuhaye mani ari imwishe iramutwitse mani ikamyo adatwaye n'amezi 3 bro yaratwaye indagara n'ibishyimbo mani abijyanye he inanga yarabizanye ubundi yatwaraga ikamyo ya esanse uyu munsi yari yapakiye indagara yari yapakiye indagara na biswi ariko se neza Abdul wamukera cyangwa ikamyo ya itanka ya essence Manu, ipakira indagara urumva urumva iyo abantu babara inkuru sibyo z'ibyago hari n'ubwo ibintu batabisobanura digidi ubikubwiye iyo nkuru yayihagazeho cyangwa n'impu haracyarimo umwuka Abdul ninde uri kuguhamagara haracyarimo umwuka reba umuntu uri kuguhamagara mana Abdul nari naramutumye umukero wo muri Tanzania mani n'udukweto tw'abana ntumbwire ko duhiriye muri urumva ari byo bibabaje ewa ntabwo nabona imbaraga zo kuvugiraho kabisa ewa none ikintu gikomeye Abdul urumva ajya kugenda arambwira ati phonographe niwe muntu wenyine nsigaranye kuri isi y'Imana warakoze kumuza n'umutajiri akamikamyo nta kintu uzamburana kabisa Abdul yari yanzaniye Abdul kabisa ewa none ikibazo gikomeye ni umuyisilamu bro ce n'est pas possible vraiment birasaba yuko ahita ashingurwa aka kanya kubera yuko yanashwanyutse Abdul wajemo ikibazo cyo kujya gutabara Abdul Karim abasilamu ntabwo baraza Abdul ntabwo arara umurambo wabo ntabwo arara kandi none ngo imugongeza imisugusugu mu birometero nk'ibihumbi 3 turutse renga misigire hirya ni muri Tanzania muri Tanzania bigwa za majengo ukomeza hirya Abdul ya la inna lillahi la ilaha illa abantu ibintu nabaguriye mu nzira ntabwo nari basubiza ngo wampa amafaranga nta kintu nsigaranye maze iminsi nari ubu ndagira gute yari ahantu ngo njye gushyingura digidi Abdul arapfuye man umuzimu we ntabwo wazatuma nsinzira najye gushyingura Abdul kabisa acyamo arye n'umudamu uguhamagaye n'umuvandimwe Abdul undi mushoferi wari umuri inyuma aravuze ati eba nimwuriye ndeba timukubita uriya mugabo none se telefone reka ko gutinda ku nkuru z'ibyo yagiye akorera abantu neza ahubwo turi umudamu urajya kumureba sibyo ariko nk'uko twahuye nk'aba b'abagabo urumva kandi burya iyo bigeze mu kaga umugore w'umugabo kabisa ntuzamutekere uyu yanabimenye ariko kumutegerezaho ubutabazi igitekerezo cyo cyo ntacyo zato kabisa nurutse yari sida nahumeka ngiye guhita nongera ngisafari gaho rero ni mu habe nk'abantu b'abagabo mwebwe munamenyeranye sibyo mwabe nk'abantu b'abatike yari none arangaye noneho ikintu asize umugore muto twaramuhaye ufite akana kagahinja Aisha arabahute Allah muzi yuko ugize ibyago muzi ko hari amafaranga tumugenera arya mu muhanga tumuhanga ugize ibyago muzi amafaranga tumuha niba yari umuntu yari umuvandimwe w'umuntu w'amaraso ariko nani wahafi Abdul mani ngereka mbanze mbatere story ya Abdul mani na digidigi niwe umusigariyeho nka papa we mani
mani uzi ko Ariko- abuduri yapfushije ababyeyi mani ariko- afite ariko- senka ariko uzi amategeko agenga umuntu ntuza yacu twebwe umva reka Ntabwo- nkubwire ibyo bintu hari uburyo tubigenza hari Iyo ari uwo mu abajyanama maraso- ntibahari Yego. iki ni icyemezo turafatiraho kubw'ibyago ariko iyo ari uwo mu bidutera. maraso niwe duhijana kuko njye ntabwo nakomeza wenda kuvuga ngo ngore abavandimwe mureba hari basi andi mwazanyohereza nyuma ariko mureba hari abanza agende ngende kuko ubu ngubu byakomeye niba barangije kumukuramo ubu bigiye kuba ikibazo noneho kuntegereza bamushyinguye bigiye kurenga birasaba gufata express ubu ni saa saba tubigenze dute mureba ari mu mufuko mu maye basi reka twanzure nk'abavandimwe kisagorana sibyo bakiri imbere bari bishyuye hari ayo bari bazanye makeya hari ayo bari bajyanye kuri konti hari borudero yego noneho icyo tugiye gukora ariko ibyo tureba hari kashi reka duhite tumuha arimo hano reka tumuhe ibihumbi 100 yego sibyo reka tumuhe ibihumbi 100 cyangwa uko tubyandika muri raporo tukabisinyira yego ubwo tumufate nk'umuvandimwe w'amaraso nkuko tugenzereza abandi ni papa we hanyuma papa we direct muyoni kugira ngo twuzuze impapuro atari bajya no kuri konti nakubwira ukore transfer mu mwanya ava ahangaha ageze sibyo abona ko yageze kuri konti ntabwo nimero yawe si huye na banki yawe ngewe birahura nuko rero yanyohereza uzuba ritaturengeraho kuko byaba ari ikibazo gikomeye cyane tugenda direct hanyuma reba ntabwo nazabukira direct kuri konti igihango ayo ari kashi tuyamuhe cyangwa niba ariho aya ngana gufata wenda nk'ivatiri sibyo yanyunganira kugira ngo mbe negera umupaka mu buryo bworoshye ndi niyo mwayanyohereza ngeze nk'hano kwa nuza kwa none urakora kayama ngeze kandi biraba ari byo sawa reka nze digidi wajya ureka kuba umutindi wajya ureka kuba umugogo ariko umuntu aragira ibyago ukaza uhinda gutya umuntu ngaragira ibyago yagize ibyago ahubwo nawe ko mahuru uzi twese tutari kwisakasaka ubusenye nta byago mfite ibihise wowe se kandi habaye basta narize ngire gutya mfata amafaranga yose subiza ko nacuruzaga aya mbere naratanze ngiye gukorera perime ndashya aya kabiri ndashya ngo nanjye ngira ikintu ngira kinyanditseho ubwa gatatu nayo ngiye gukora digidigi araza ari kungira inama mu guhereza ibihumbi byanjye 50 arambwira ati nzagusubiza kuwa kabiri biragera telefone ayikuraho kuwa gatatu ayikuraho ubu ngubu nje ndi kumuhiga digidi ariko wajumbabarira ko ibizami ntibishira uzongera wiyandikisha ukora ariko umuntu apfushije umuntu aka kanya reka tubyoroshye jewe urabizi inshuti yanjye sibyo uri inshuti yanjye twari dufitanye gahunda yo kumwishyura none yamenye ngende yamenye gukora tubwizanye ukuri ko tumuha amafaranga yo gutega ngo ajye gushyira urumva ubu koko ngo ufate amafaranga nyaguhe si 25 aya ngamusanze arangaye harya ayo ngayo ni 20 reka njyembe ngo harimo 5 wihangane oya umva subikisha kode amasaha 20 akira uyu muntu agiye gushyingura reka nabaye agomba kurara ashyinguye none se ubundi umuntu ugiye gushyingura ni uwe tutazi kandi duturanye ninde upfuye muri karitsiye wabo se witwa ni mwene wabo ntabwo umuzi abudu arapfuye bro abuduru mana abuduru karimu mana abudu ngarapfuye siho digidigi agiye gushyingura digidigi ngo ninde upfuye abuduru karimu abudu arapfuye abantu urukwica abantu bariho oya ese abuduru apfuye ate njye abuduru niwe undangiye ahantu digidigi ari abuduru niwe undangiye ahantu digidigi ari uri muzima inde atari muzima abuduri uvuze suriya muturage wimutse vuba umuntu akoze impanuka ubwanwa uruhara abudu si mwene wanyu uyu w'umushoferi apfuye mvuyeyo kandi aguye Tanzania Tanzania ese digidi usigaye utuye Tanzania oya reka hamagara abudu muhamagare urahamagara umuntu wapfuye wowe inde hamagara abuduru muhamagare digidi ufite nimero ye se oya bumure ni abuduru niwe undangiye ahantu digidigi iki ndohereza amafaranga yacu ariko se reka urambuza gukora ikizami ngo ugiye kuzana amafaranga nawe uje guteka imitwe hano iyihe mitwe se uretse iyi nimero ni iy'umupfu akiravugana n'umupfu muvugishe vuga wowe digidi ni wese abudu
Abdu bimeze bite none se uracyari mu rugo fata vugisha umupfu Abdu vugisha uno muntu se kwa Oya. vugisha uyu muntu ariko tubyoroshye Mereza telefone ariko Digidi mereza amafaranga ngiye gukora ikizami oya mereza amafaranga ngiye gukora ikizami ngiye gushyingura inde gramfe ntongeye kunyita gramfe birakaracya mungu birakara kabisa tongeye kuvuga iryo jambo mereza amafaranga ngiye kwikorera ikizami ariko ihangane uretse nyine ngira ibitekerezo nyashake nyagure sibyo Digidi mereza amafaranga yanjye ngiye gukora ikizami mu mwanya atekereza mu mwanya atekereza Grafre, samahani kabisa. Samahani Grafre, samahani kabisa. Samahani abantu no gukorera umva twihanganire na papa sava ihangana utega amatwi basi Digidi aratunaniye dore twakoreraga inama hano urumva Digidi aranze aratunaniye none hari kuvuga n'abantu bapfuye ari bazima aje tubwira ngo uwitwa ngo Abdul ngo yaguye Tanzania ngo tumuha amafaranga twamugurije amafaranga ngo agiye hanze ngo mu bukwe none atubwiye ko ubukwe ngo butaba ryari agiye mu bukwe ryari ashize igihe kingana iki amatariki niyo nibuka ariko nta byumweru bibiri ubukwe se ubukwe nibwari kuri 19 urumva bwari kuri 19 yaraje arikorera turamuhereza none se kuva kuri 19 kugeza ejo ntabwo yari ari hano muri rogi n'igikobwa gifite amabona ameze gutya ageze ahangaha iki gicucu cyari kiri hano na inde ndetse ndamubeshyira jewe umva reka nkwereke ndakubeshyira urabona n'iyi ngegera y'ubwanwa bubi urabona uko kiri kumushyigikira uretse kwigira umwana mwiza oya uraseka utyo ari kwisetsa gutya urisetsa utyo yakoze gurupe ngo tujye guhemba mushiki we turakoteza nukuvuga ngo dutegereza abantu bari avuga bamuherekeza turababura yamaze gufata amafaranga muri koperative yacu ntimumfate nka Digidi oya buri munsi wowe wagize turakubaza uyu yabyaye oya buri munsi ata MP muri iyi koperative uyu nguyu azana impamvu Digidi akamushyigikira mpaka amafaranga tuyashaka nta nubwo nkeneye ko mumbwira ibyo bintu byanyu na Digidi n'iki byose Digidi soza hano ukarya ntiwishyure ntumaze aha ngaha ntiwagiye ejo mu gitondo ntiwasigayemo 7 uza amafaranga byunguka urabizi ese ubundi nkubaza iyo babahaye icyumba mukagenda mwibye kamambiri Digidi iva kuri iyo ntebe icara hasi mwumva musirimutse giti icara hasi wa ndakubajije iyo tubahaye ibyumba mukagenda mwibye kamambiri umushefu yarambwiye ngo nicare hasi urumva ukwiye kwicara ku ntebe koko warambwiye pasiteri ndakumva papa sava nimukemura ibibazo byanyu mubikemurire hanze y'aha ngaha ariko iki kibazo kijyamo nk'umuntu w'umugabo umuntu niyo yaba ari umubyeyi wakubyaye akwiye kukubyaruka njye ntabwo ndi umuntu w'umugabo uri ku rwego rwawe njyewe papa sava ndamwumva urumva hano mu inshuro zingahe usigayemo 7 wibye na kamambiri abandi bakira bagomba kumwinjiriza dutanga umutekano muri iyi business y'uyu mugabo aba yatworoheye amafaranga ngiye kwikorera ikizami ariko Esperance ariko mwitujyana nk'igihe niba abanyamuryango muri iki ni mwize
Je peux expliquer. Papa Sava.